Muri Yesaya 48:17 hari amagambo meza cyane aho havuga ngo Uwiteka umucunguzi wawe uwera wa Isirayeli aravuga ngo ni njye Uwiteka ukwigisha ibikugira umumaro nkakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Muri Yohana 8:31-32 avuga ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri kandi muzamenya ukuri, uko niko kuzaba batura. Yes, ashimwe bahaye ikaze muri Days Impact Show uyu munsi. Ijambo tujye kuganira riravuga ngo kuyoborwa n'Imana. Turi mu gihe aho hari iterambere, turi mu gihe hari ubumenyi bwinshi, turi mu gihe hariho ikoranabuhanga, aho umuntu ashaka kuba Imana ye, aho yumva ibintu byose abishoboye, aho yumva ashobora kwibonera ibisubizo ku bibazo bye, aho yumva yakwiha icyerekezo adakeneye Imana. Iyo mitekerereze ifite uko ifasha abantu ariko mu gihe kitarambye. Ariko uburyo bwiza bwo kugira ubuzima buri successful mu gihe kirambye ni ukureka ubwenge bwawe ntibukuyobore, ahubwo ukayoborwa n'Imana. Ubwenge ni bwiza ariko biba byiza kurutaho iyo uretse Imana ikabanziriza ubwenge, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka ni uzi ibyatugira umumaro. Twatekereza ko tuzi ibyatugira umumaro, ariko kuko tureba hafi Uwiteka we azi ibirenze twe ibyo tuzi. Niyo mpamvu ari byiza ko twemera akatuyobora. Ikindi cya kabiri, Uwiteka azi uburyo bwo kugira ngo tubigereho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo nkakujya imbere nkakwereka uburi inzira ukwiye gucamo. Twebwe dutekereza ko tuzi inzira ariko ntayo tuzi. Tureke Imana yo izi inzira itujya imbere. Ni byiza kuyoborwa n'Imana. Yesu yabwira abigishwa bamwemeye. Njye nahoze ntekereza ni gute abigishwa abantu bamwemeye yababwiye yuko bakwiye kuba abigishwa nyakuri. Bishatse kuvuga yuko ushobora kuba wemeye Yesu ndetse akamara n'igihe kirekire ariko utaraba umwigishwa nyakuri. Yavuze rero yuko kuba umwigishwa nyakuri ari ukuguma mu ijambo ry'Imana, kandi ngo iryo jambo ry'Imana niko kuri, ukuri kukakubatura. Kuyoborwa n'Imana rero ni ukugendera mu ijambo ry'Imana. Muri no minsi mu madini, mu matorero yacu dufite abantu bemera Kristo ariko batigeze babigishwa nyakuri. Kubera iki? Kubera ko bataguma mu ijambo ry'Imana. Kuguma mu ijambo ry'Imana ni ukwemera Yesu akakuyobora muri buri kantu kose. Rero uko kuri kw'ijambo ry'Imana ko kukubatura, ukabaho ufite amahoro, ukabaho kandi ukiranuka. Mwene data, muri ino minsi we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, we kwishingikiriza ku byuzi. Banza Imana, ubwenge bukurikire, hanyuma nawe ukurikire. Ariko nubanza ubwenge ugakurikira uzagera hafi. Ariko nubanza Imana iyo izi byakugira umumaro ukayireka ikakujya imbere, uzagera kure. Twemere kuyoborwa n'Imana bikubwe inyungu zacu, kuko Imana izi byatugirira umumaro. Imana iragukunda mwene data, izi byakugira umumaro wayemerera rero ikakuyobora, ikayobora ubwenge bwawe, ikayobora inzira zawe. Nibwo uzaba uko Imana yifuza kubaho. Imana ibahe umugisha. Amen.